Ya uce uramahoro inda amahoro komera komera ashima Imana misi myinshi yewe yari namwishyirye urama ubusiro bateye ubusiro bateye se shaho n'umuzi igihe kandi kubera byagoranye abantu barahanganye hari abantu ejo bundi no ku murenge mperutse kumva ngo bagiye kwa Gatanya ni Gatanya kagira inkunga Gatanya ni Gatanya zabaye nyinshi ariko naterwa n'ikimwe wirebye ugashishoza mu bwenge bwawe kubajije ahubwo wowe umugabo ahubwo wiyerekeje ubona Gatanya ahubwo ziterwa ariko hari ibintu bitatu bigera kuri bitatu ngimaze kubona wenda icya mbere abamo kutubahana umugabo n'umugore icya kabiri habaho gushaka gufata ubutware uvuga ngo umugabo akaba yatinigiriyobora umugore nawe ugasanga ntibahuza gusa icya gatatu habaho no kutizera iyo bimaze kugenda gutyo hataho kwizerana kubahana ntawe ushaka mbese muri make gucira bugufi numva ko ibyo bintu bishobora ariko njyewe n'ikindi kintu namaze kubona akenshi na kenshi ibyo no kutabwizanya ukuri ugasanga nk'umusore nko mu gihe nko kwa sobukwe bakuzaniye nk'imineke wenda 20 ku ipantaro noneho wamara kuyikuzanira ugasanga ngo njyewe ngo sinarya ngo gusagura nk'utuneke tubiri akundi kamubwira uretse ubundi umucuruzi umaze gutakara cyangwa se umucuruzi umaze kugenda asaba ukubundi nta n'ubwo buryo wawemerewe kurya niko mbyumva ariko njyewe wenda ngo kirazira yazanye kirazira ngo yakuyeho kirazira ariko kirazira iriho kubakubuza mama wawe kandi mama wawe ntimwemerewe kuryamana mushiki wawe babyara bawe byara bawe ntari babyara bawe uwo warongora nta kibazo oya nawe ni amaraso mu maraso ni amaraso ariko reka tureke sinzi ngo agace ko mu Rwanda nzi ari no mu Rwanda umwana umubyeyi yabyaragwa umwana abo bana barashakana abana bagakomeza bakabana none ko byari biri noneho reka tureke mu muco wa kera ko barakazanura kandi bagakomeza bakabana ukabona umuhungu wanjye umugore aho kugira njyewe tubanze duhure we mukabanza mugabo ariko bigashoboka ariko mu byo kera ngo baranavugaga ngo umukobwa ngo ubundi ngo yagiraga mu muryango ngo umusore bikamunanira ko dore umusore gusa ibyo byari ibiki ngo kwari kugira ngo bitume abasha kugira gushagarira ni ukubera n'abagabo bafite uretse n'ibyo ibyo ni ukuri noneho ahubwo yewe nararebye nsanga b'iki gihe bafite ubusambo ariko ababyeyi bakubyaye bato wawe ubundi ibyo byari ishimwe oya ariko rero nanone ubundi mu icyo gihe ngo cyagendaga gutyo ngo ujya mu kazana ave mu muryango gusa bikundana ariko byo ngo bigenda neza ngo nave mu muryango cyane ko biriya kira gihe ngo n'abami hari igihe bazaga bagatwara umugabo ufite ibigango nyine ubwo noneho bamujyana urumva ko byabaga ngombwa ko wamugana ako kantu kataza kubaho ndumva umwana abandi reka rero wenda turebe ku bintu bigera muri bitatu kwa bitangiye bibaza kubera ikigo z'iki gihe ubundi zirimo ibibazo byinshi abakecuru n'abasaza bari basazanye bari gutandukana abasore n'abakobwa bari gutandukana abagore ariko abagore n'abagore bari gushyingirana nibo hazaza Gatanya abagore n'abagabo ubwo na wenda nabo hazaza Gatanya ariko iyo ndebye ibyo bintu byose nyine akenshi hari igihe bwa mbere na mbere hari umugabo umwe wigeze uvuga ngo urugo rusenyukira mu iterere ugasanga umukobwa wamwijeje ibintu utazamuha waragira ukamuhisha kuzi no kurya no gutyo waragira ukamenya utuneke tubiri nyamara agasanga urugise amasera ugasanga n'umukobwa nawe hari ibyo yaguhisha nagera mu rugo buriya abantu mumaze kubana mumaze kuba umubiri w'Imana nk'uko yabivuze buri wese aba yumva afite ubutware kuri mugenzi we umugabo ati ndakuyobora n'umugore ati ndakuyobora kuko rero mwese mwamaze kumera nk'aho nyine mwabaye umwe
ntawe ubigihisha undi. Impamvu rero umukobwa n'umuhungu baba bacyubahana, uzarebe n'abakobwa n'abahungu iyo bamaze kubaha icyo kintu cyo kuryamana, niyo mutukanye aragucyuye. Mbaza kuko ndatereka ndabizi, ariko iyo ibyo bintu bitarabaho arakubaha. Niyo umubyeyi dutandukane ugiye ibyo bintu ntabwo bishoboka, ariko iyo byabaye ntushaka kugenda n'ubundi ko wabihozemo niba ari imico yawe waranashutse. Ariko iyo icyo kintu kitaraba, abasore bakabona hamwe guca baguriye kuri ibyo bintu ntabwo ari ukuvuga ngo iyo utesheje umugore agaciro ukajya gushaka undi mugore, wa wundi ntabwo bazahura ngo bubahe, ntabwo bibaho. N'abasore nabo, nawe niba uteretse umukobwa hano undi hariya undi hariya, umukobwa amwe mukaryamana undi hariya, ejo nagusangana n'undi n'ubundi azavuga uriya muhungu n'ubundi ni uburaya. Nta cyubahiro uzaba uri guhesha umwana w'umunyarwanda. Yewe rero ndabizi ubwo mwakwibaza ngo ngende abanganye, n'umwe n'impamo y'Imana, n'umwe nta wa kabiri. Niko kuri rero mboneraho no kwibutsa nyine abantu bafite ngo bwa mbere na mbere mubanze mubahe. Niba nanone habonetse ikosa uhita wumva ko nayo yabaye kera ari ngombwa ngo yazane, aba ari ibintu byo gucyurira. Agasanga umugore aracyurira umugabo n'umugabo aracyurira umugore, n'ubundi tumenyana. Nibyo nakubwiye muze gusemekera hehe mwiteze. Twebwe iki gihe turi gutereta dushaka abafite amafaranga. Abahungu nabo bamaze kumenya ko umukobwa nawe ari kuza gushaka umusore ufite amafaranga, yemera nkambara ibintu byiza ariko mu mufuka bizeze, yemera nkaza nkakubwiriza ko nubatse nagize gute kugira kuko wenda tuferegeza ko ntayo iyo naturutse rungana. Nibura n'umukobwa intantu wigane mu cyaro mafite akazajya kumburanya, byashobotse byumvikane ko azemera ibyo ngenje mubwira. Hanyuma ejo nitumara kubana wenda sinasore byarakibwa, inzu nayibura n'ikibazo rwa rugo nibwo bizatangira, rutangiye ruzana. Niba umwana yabyaye ni papa wawe n'itegera, ejo inkuru bazimubarire. Urumva izo nkuru ntabwo ziryoshye. Rero niyo mpamvu niba ari ikintu gisabwa kuvugisha ukuri, tugerageze kuvugisha ukuri, kandi ikindi duce bugufi muri byose. Rero niba ndumva ari ibyo ngibyo, sinzi rero nawe inama wagira abagabo bagenzi bawe. Inama nagira abagabo bagenzi banjye n'abagabo ngo munyurwe kandi mwishimire ko mubanye. Umugore wese n'umugore, umugore bose ni bamwe. Uko wawe ameze, uko ateye, ndahamya ko 99% abagore bose bisabe nta kibazo. Muhumure rero, mubibone ko mwashatse rwose mukibakunda, kandi urwo rukundo mwabahaga mbere muri abasore mukomeze murubahe, kuko buryo baravuga ko ngo uyu mugabo n'umugore bari kugenda bakura basaza, baba bari kujya gusura muri cya gihe cy'ubuto bwabo. Ni byiza ko rero mugerageza mukubahana kandi mugakundana. Kubwira abagabo ngo mukunde abagore banyu, namwe bagore mwubahe abagabo banyu, urugo ruzagenda neza. Rero ni impamvu kino kiganiro tugikoze, hari filimi tugiye gusohora ijyanye n'ibyo bintu twaganiragaho. Rero mutazabibona muri filime mukibaza ibyo ari byo, kongera kuboneraho kwizera ko nimufite, kandi kwizera twizera Imana kuko nishobora byose. Naho ubutaha ari Mr. Bucece. Ciao ciao. Na Morodekayi.